ndashima Imana muri iki gitondo. I thank God in this morning. Ni by'igiciro cyane kuba duhaye umwanya wo gutanga ubuhamya. It's a precious time that we are given the time to share the testimony. Ndahera ku kantu kamwe ejo karaye kankozeho. So I will start with something touched me yesterday. Hari ahantu nagiye gutera ikiraka, ibyo twita ikiraka n'akazi k'igihe gito. I went in a place to do just a temporary work. Saa tanu ziragera ndavuga ati reka numve ubutumwa bwiza kuri radio. So 11 a.m. I got this mind to listen the radio show. Ariko ubwo nashiraga urushinge ku 102.8, but when I tuned the 102.8 FM, numva hari kuvugira indi radio y'i Burundi. So I heard the other radio channel of Burundi. Ni ruguru iriya nyuma ya gare y'Inyanza. I was around the Nyanza bus park. Nahatuye mu bice Deacon Desire atuyemo. It is the area of Deacon Desire. None abo twakoranaga barambwira ati ko umiwe kandi wavuga ngo n'ubutumwa bwiza ngo ugiye kumva. So they asked me, the people who were together, why are you surprised? Yet you told us that you are going to listen the good news. Icyo rero nicyo cyabaye gufungura umuryango yo kuganira nabo twari turi kumwe aho ngaho. And their question became a trigger to start the conversation with them. Ntangira rero kubabwira ubutumwa bwiza. And I started to preach the gospel to them. Ndababaza ati se mwakira ubutumwa bwiza? So I asked them this question, did you receive the gospel? Ati yego. They answered yes. Mwabwakiriye bate? And I asked, how did you receive? Ntabwo ngiye kuvuga byose twaganiriye ku bw'igihe. So I will not speak the whole story due to the shortage of time. Ariko dusoza bavuga ati turakumvise. But they ended saying, now we have heard of you. Atariko ibyo twari tuzi bihabanye n'ibyo uri kutubwira. But your message, your preaching is different from our former belief. Ndababwira ati ubu nibwo butumwa bwiza. And I told them my message is what is called the gospel. Umuntu ukubwiriza akakubwira ko uri umunyabyaha. And a person who preaches to you and say that you are still a sinner. Abagushinja kuba yuko icyaha kijyana mu rufu n'ubundi uhora n'ubwoba. So it is a condemnation because the sin leads to death and you live always with the fear. Kuko ubwo bunyabyaha uba wiyaturiraho uba uri mu rubanza. Because the confession that you are a sinner, it means you are in judgment. Ariko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nubukubatura mu byaha. But the message of Jesus Christ is what saves you from sin. Ndetse bukakwereka nuko ufite ubuzima ubugingo buhoraho. And the message which shows you that you have eternal life. Baravuga ati noneho nejo nago turi bukore uzagenda usenge kuko nago dushaka gukora nk'abanyabyaha. So they said the next day we have no work. It's better you go to the service and we don't want to remain sinners. Kuko bari bamaze gupanga yuko n'uyu munsi tugomba gukora ndetse dukore cyane, bari bafite imyumvire yindi ihabanye. So because their wish was to be at work even today. Nuko ravuga ati nubundi uzajya ujye utwigisha. And then they said, you are the one to preach to us continuously. Muri iki gitondo ubwo twari tuje gusenga muri bisi. This morning when we were coming to the service in the bus. Mu modoka harimo indirimbo ivuga ati amaraso ya Yesu yababatuye ku byaha. So in the bus there was played the song says the blood of Jesus saved the people from their sin. Kubera ari indirimbo izwi n'abantu benshi barimo nabo bayiririmbo ko radio irimo iririmba. Because this song is famous, the people in the bus have been singing back.
ndabaza umuntu wari unyegereye ati se wowe ntabwo uri umunyabyaha? So, and I asked my neighbor, aren't you a sinner? Ati ati ibyaha gusa, ati ndabikora kabisa, ndi umunyabyaha. So he answered, I am a very full sinner because I do commit sin. Ndamubaza ati none se ibyo urimo kuririmba ko amaraso ya Yesu yakubatuye ibyaha byose bihuriye hehe nawe mu by'ukuri kuvuga ati warabatuye? So, and I asked him, why do you sing that the blood of Jesus redeemed you? And who is you? You sing you are redeemed, but still you are a sinner. Ubwo duhera aho ngaho rero imodoka yose bavuga ku bya Yesu by'agakiza, ariko abantu baravuga ati ngo noneho dukoreho ibyaha uko twishakiye, ngo Yesu yaratwishyuriye. So the whole bus we started talking about this topic that Jesus saved us, but people started asking, can we live however we want because Jesus paid for us? Nuko rero tugera muri gare tuvuyemo, ariko bamwe baravuga ati ibyo tuvuga ngo bisa n'ukuri, ariko urebye uko tumeze muri societe ngo ntawakurikira ibyo tuvuga. So after we came out from the bus, people say your preaching seems true, but when we investigate the life, you have no truth. Dusoza rero no kumenyesha abantu ko ari gukiranuka kw'abantu, ntari no gukiranuka kw'Imana. The end of our conversation was to distinguish that there is the righteousness of people and the righteousness of God. So rero muri uku kwezi ndashimira Imana yongeye kuduha umutima mushya. So I thank God that He gave us a new heart in this month. Kubwo kujya kuvuga ubutumwa bwiza buciye muri siporo twenda kujyamo Kamonyi, ariko dutwaye n'ubutumwa bwiza. So we received an invitation to preach the gospel to Kamonyi area. Of course, they want to have sports together with us, but we have a package of the gospel to those people. Abapapa b'itorero hamwe n'urubyiruko tuzagenda muri urugendo kuri tariki 10 kuri tariki 20. So the married brothers of the church and some youth, we are going to that place this 28th. Tuzahura n'abagabo n'urubyiruko rw'aho ngaho badutegereje. So we shall meet the number of men there and some youth waiting for us. Buriya Imana hari icyo ishaka gukora aho ngaho. And we sense that God has a wish to do something in that place. Turi umucyo w'isi. Because we are the light of the world. Icyo dutwaye hariya ni urumuri tugiye kumurikira abakiri mu mwijima baho ngaho kugira ngo nabo bakira agakiza. And we carry the light to that place to shine to those who are living the darkness in that area so that they can receive the salvation. So ndasaba rero abafite umwanya rwose bitangiye kuko iki ni igikorwa cyiza. So, and I will kindly ask those who have time to cooperate with us because it will be a very nice evangelical trip. Buri munsi uko dukomeza kuganira nabo rwose batubwira ko batwiteguye baradutegereje. And every day when we had chat with them, they are saying they are waiting for us. Natwe rero twitegure tujyeyo. And let us organize ourselves and we will visit the place. Ndashimira Imana kuri ibyo byose. Ni byinshi umuntu yavuga. I thank God for all of the things I have mentioned. We have much to say. Ariko ndasoza mvuga ati twese tusengere iki gikorwa. But I will conclude saying that we ask the prayer of every one of you to this trip we are planning to have soon. Murakoze cyane.